Yes, twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze mwebwe murimo kudukurikira gatanu kandi kuri uyu muyoboro wacu w'YouTube tugenda tubagezaho amakuru ndetse n'ibiganiro byose bigiye bitandukanye biba bivugwa hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze y'u Rwanda ibwota amasimbi, kandi ni amakuru aba yizewe, amakuru aba atariho ivumbi nk'uko umaze kubimenyera, ni amakuru tugenda dukura ku binyamakuru bigiye bitandukanye, haba ibikorera hano mu Rwanda iwacu ndavuga nka Mama Rwa Gasabo, Kigali Today, Igihe.com ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibi byose ni ibinyamakuru nk'uko mubizi bisohora inkuru mu buryo bwanditswe, niyo mpamvu natwe dukora uko dushoboye kose kugira ngo tuzibagezeho mu buryo bw'amashusho cyangwa se uburyo bwa video. Niyo mpamvu igihe wakanda subscribe bizagufasha nawe guhora uri update, guhora uzi amakuru aba ari kuvugwa hirya no hino, haba hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze y'u Rwanda. Rero twihuse nk'uko mwabonye kuri cover y'iyi video, ni inkuru tuje kubabwira nubwo ari inkuru idashimishije, navuga ko ari inkuru ibabaje, ariko nta kundi kuko ariyo nkuru isohotse, niyo mpamvu tuze ngo tuze tuyibagezeho, namwe mugire icyo mwatanga, haba inkunga y'amasengesho irakenewe cyane, by'umwihariko kuba mumuzi cyane, ni uyu mukobwa Kamikazi Dorcas, muramuzi cyane, twamumenye cyane mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, ndavuga indirimbo za gospel, aho yaririmbaga mu itsinda rimwe na mukuru we uzwi nka Ishimwe Vestina, aho uyu mukuru we yaherutse no gukora ubukwe ejo bundi mu kwezi kwa karindwi, aho ari ku itariki yaho ya gatanu, bwaba bukwe bushimishije, ndakeka twarababwiwe byinshi cyane bitandukanye, ariko iyo twihuse n'inkuru tuje kubabwira, ni uyu murumuna we rero Kamikazi Dorcas, bishobora kuvuga ko atameze neza, ashobora kuba arwariye hariya mu bitaro bya CHUK. Nk'uko mwabonye kuri iyi foto rero, natwe ni ifoto twabonye ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko Instagram, imbuga nkoranyambaga zikunda gukoreshwa n'aba bana uko ari babiri, ndavuga Ishimwe Vestina ndetse n'uyu murumuna we Kamikazi Dorcas. Ni ifoto twabonyeho aho baba bari kuvuga ko uyu Kamikazi Dorcas ashobora kuba arwariye muri biriya bitaro, aho akekwa ko ashobora kuba ari indwara yatewe na stress, kandi birumvikana ko muri iriya minsi yashize afite stress zigiye zitandukanye, cyane ko nk'uko tumaze kubabwira hari ubukwe bwa mukuru we, kandi nyuma y'ubwo bukwe akaba yari afite gukora ikizami cya national, ndavuga ikizami cya leta gisoza umwaka w'amashuri wisumbuye. Rero ibyo nawe ubyumvishe ni ibintu bibiri bicanga, ni ibintu bibiri bikomeye, byashoboka ko ari byo bishobora kuba byamuteye stress, kandi akaba ari nayo mpamvu ihamwa cyangwa se itangwa n'ibitaro arwariyemo, ko aricyo gishobora kuba cyamuteye uburwayi. Ariko kandi ibitaro bikomeza gutanga icyizere ko ari ibintu bitabura, ko ari ibintu bisanzwe, byumvikana ko nawe yatekerezaga ku kizami cyane, ndetse agatekereza bitewe n'uburyo yaravuye n'ubundi muri stress z'ubukwe bwa mukuru we, bigatuma mu mutwe biza kuba byaba byinshi cyangwa se byakwivanga, bigatuma aza gutekereza ibintu byinshi, bigatuma byamuteye stress, ariko ibitaro bikaba bikomeje gutangaza ko ari buze kuba yamera neza, ari ibintu bisanzwe. Rero icyo usabwa nta kindi, niba umukunda cyangwa se niba warakunze ibihangano byabo, nimba nawe umuzi, nimba uri umwe mu bafana wabo, icyo usabwa nta kindi usibye kumutera inkunga y'isengesho, umusabira kugira ngo Imana ize kumuha ubuzima bwiza, kandi ibane nawe kugira ngo aze koroherwa, akomeze ubuzima bwe bwa buri munsi ameze neza, kandi anahimbaza Imana. Rero ni abantu benshi bagiye batangaza iyi nkuru, ndakeka nimba nawe ukunda gukoresha urubuga rwa Instagram, ni inkuru wagiye wumva, aho abantu bagiye batandukanye, ndavuga nk'aba bana nk'uko twabigarutseho, ndetse n'umuntu uba controller, ndavuga Irene Murindahabi, nawe ni ifoto yaje kuba yashyira ku rukuta rwe rwa Instagram, avuga ko aba bana uyu mwana Ishimwe Kamikazi Dorcas ashobora kuba afite kino kibazo.